nagira ngo nkutangarize wowe nkurikiye, hari amasezerano nasinyanye na marayika, hari amasezerano nasinyanye na marayika y'umugisha y'ubugingo. iri joro narindi gusengera igihugu kimwe cyitwa Uburundi, mbona marayika ahubwo anzaniye ikindi gihugu nari ntarakivuga kuri iyi cano cyangwa se hano kuri kamera, ariko uyu munsi dore igihugu gishyashya marayika yampaye, kandi amakuru kuri cyampa amakuru kuri perezida ukiyoboye, umwami Yesu nashimwe nanone. Mungu asifiwe sana. Tera agatebe wumve icyo umwami Imana yavuze, cyangwa se icyo umwuka wera yaduhaye, cyangwa se ikijuru ryategetse, cyangwa se ikijuru rishimye. Muri Afurika amaze kubona ibihugu bibiri, hari perezida umwe twiteguye mu Burundi igiye kwimikwa. Uyu muperezida nizeye ntashidikanya ko uyu tuzakorana mu buryo bw'impembo. Aba ni abaperezida baba boherejwe n'ijuru, bavuye mu ijuru, baba baje nka Yohana. Bibiliya iravuga ngo abo ntibabyagwa n'inyama n'amaraso, ngo si irari ry'umugore n'umugabo, ngo ahubwo bavuka ku bugombe bw'Imana. Iri joro rero narose ndi gusinyanya amasezerano na Kapiteni Ibrahim Traore. Mbona twicaye mu meza magari, cyangwa se ku meza magari, cyangwa se nyine tuyakikije. Mbona abantu bagera muri batatu narindimo. Mbona Kapiteni Traore, perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Ni igihugu ntajyaga ngarukaho, ariko narangije gusenga mbona umwuka arakinzaniye. Imana irambwira ngo usengere igihugu cya Burkina Faso. Perezida waho ari guhigwa, azasimbuka ipfu muri uyu mwaka, azasimbuka ipfu 8. Umukama arambwira ngo noneho rero nguhaye umukoro, nanjye ndohereza abamarayika murinzi n'abamarayika bashinzwe kurinda abaperezida. Ngiye gushyira umutekano muri Burkina Faso. Umwuka aranganiriza arambwira ngo ese wamenye ko perezida wa mbere yahageze, umugabane mwibutse? Haleluya. Ninahazwe, hahimbazwe kuba waba uri mu gihugu uyobowe na perezida Imana ari imwohereje ku mugambi wayo. Haleluya. Ngo kandi witegure, mugiye kuzahura, mugiye kuzabonana na Ibrahim Kapiteni Traore, perezida wa Burkina Faso. Ndetse Imana ivugana nanjye irambwira ngo uhite ufata amasengesho y'iminsi 8 utari kurya utari kunywa, ubundi bisigaye inyuma yaho nzakubwira ukwezi, nzakubwira umunsi, untegereze. Hama witegurire. Kandi umwuka arambwira ngo ntuvuge urundi rurimi, uvuge mu Kinyarwanda. Haleluya. Uvuge mu Kinyarwanda, uvuge visit Rwanda, uvuge mu Kinyarwanda, uvuge mu Kirundi. Haleluya. Niyo mpamvu ubu buhanuzi buri bunyure mu Kinyarwanda, kandi buramugeraho butagabanyije, butongereye, kandi abwumve. Amasezerano pasitoro yagiranye na Ibrahim Kapiteni Traore, perezida wa Burkina Faso. Ngira ngo rero ni igihugu jewe mu busanzwe n'ibihugu birimo abasilamu benshi, ivugabutumwa, yogezabutumwa, madini reve. Ntabwo twakundaga cyane kugaragara aho hantu, cyangwa se kuboneka aho hantu tujyana y'ubutumwa bwiza. Ariko nagira ngo bitangaze, dukeneye abaperezida bameze nka Patrick Emery Lumumba, Melchior Ndadaye, Rwagaso. Dukeneye abaperezida bameze nka Nelson Mandela. Dukeneye abaperezida bafite ubutwari, ubutori n'ubuhizi. Haleluya. Dukeneye abaperezida bakoreshwa utwumiza, imirimo n'ibitangaza. Dukeneye abaperezida b'ibitangaza bakora. Excellence nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, n'umuperezida udasanzwe, kuko mu myaka 30 atwaye igihugu
mu minsi amaze ayoboye abanyarwanda, umbabarire koko harimo abantu uvuga mutima yabeshe ikikanga. U Rwanda aho rugeze uruhaye indi myaka 30 rwaba rugeze, ibaye 100 se rwaba rugeze. Excuse me rero, dufite abaperezida bashobora kwitanga bakitangira igihugu, bagahagurukira igihugu. Abo nanjye muzampamagare mucane itanura, muzampamagare muteka amavuta, muzampamagare niba nabi igitambo kugira ngo igihugu kibe ari umugambi w'Imana. Ndumwe mu bashobora gutanga iyo nkunga, ariko jye buni inkunga isaba niyo gusenga menshi meza cyane rwose 100%. Ngira ngo rero n'abandi baperezida ntavuze bashoboye kuba intwari, abandi bababahizi, abandi babibitangaza mu buryo bumwe n'ubundi. Imana ibakoresha ibyo igomba kubakoresha. Ntari muzi ko tugiye kugira abaperezida tukagira abaministiri bakorera gusa kubwira gukunda igihugu badahembwa? Ayo makuru ndayafite. Mwari muzi ko mugiye kugira abaministiri bakorera merci nk'intumwa nkatwe nk'abavuga butumwa, ahubwo bagashimirwa bagahabwa umugisha n'igihugu. Ubwo buhanuzi Uwiteka arirahiye, sinanyweye inzoga, si itabi, ntabwo ari amafi, si inyama, si amafaranga, si iyi modoka naparitse aha, jamais. Uwiteka arirahiye mugiye kuzabona minisitiri atari guhembwa, ari gukorera igihugu cye nk'ugikunze, nk'ugishyigikiye. Mugiye kuzabona perezida akorera ubuntu atari guhembwa. Biriya muvuga ngo siyasa yarakoroneje, ngo narize ndigishwa, ngo ngomba nanjye gukora mpembwa umushahara ndetse uremereye, ibintu bikomeye cyane by'amavewiti. Mugiye kubona umugabane wa Afurika by'umwihariko Burkina Faso, Burundi, mugiye kubona abantu bagiye gukora bakorera igihugu nta mushahara, kandi bahembwaga 2, 3, 4 miliyoni 5 udashyizeho misiyo, udashyizeho ibindi leta imushoraho, ayo biba ibyo bakora n'ibindi biri ku ruhande abandi bakoraga nabi. Mugiye kubona Yesu yururutse kurengera, gutanga inkunga, gufinansa, gusapotinga. Isengere nkizi, isengere nkireba, ntabwo mu busanzwe biriya bihugu twabibonagamo abasilamu benshi ugasanga nibo bahiganje, ukabona ko n'agakiza kaho kagoranye cyane, ko divuga butumwa ryaho uvuga Yesu bamuhiga bamuhigira kumwica. Ariko ubu twabonye, tureba, twitegereza, turi kumva, amatwi yacu inkuru nziza, ubumwe ndetse no gushyira hamwe ku mugabane, kuko Imana yaherekeje ijisho ikahanyereka, ikahashyira kamera yayo, nkayigenderaho, marayika akafata ukuboko akanyereka, nkabona ikiganiro tugiraniye turi kumwe ku meza amwe, nkabona ihishurirwa n'iyerekwa ryagutse. Sengera iki gihugu, sengera uyu muperezida, mwuka w'Imana ambwira ngo sengera amavi ye ndayashyigikiye, sengera inkokora ze mu izina rya Yesu. Ubwo nabonaga turi no kuririmba umuririmbyi umwe wo mu gitabo uvuga ngo ibirenge Uwiteka birinda gusitara, ngira ngo ibirenge bye rero umwuka umwami Imana abirinde gusitara. Haleluya. Kandi Yesu Kristo nashimwe cyane. Ngira ngo ubu tuvugana Kapiteni Traore iyerekwa narayemo birasa naho ngira ngo ubu nawe yarirayemo, ntabwo mbizi, ariko turahamanya n'umwuka w'Imana ko yatutumye, yadusezeranije ariyo kwizerwa no kwiringirwa. Ntabwo izadukoza isoni, nubwo uzi ko tuzakorwa isoni, nubwo uzi ko tugiye kumaramara, nubwo uzi ko atari Imana, nubwo uzi ko nta bushobozi nta n'ubutware, ariko ishobora byose, isumba byose. Sabwo nigeze mvuga Amerika cyangwa Uburayi, oya, ahubwo nta nubwo nigeze numva marayika ambwira ngo uharanire gushakisha ubyeterepureta tabsiri mu Giswahili cyangwa mu Cyongereza cyangwa muri France, ariko ururimi rw'Umunyafurika nirwo nabonye turi kuganiramo mu Kinyarwanda. Yumva Ikinyarwanda, avuga Ikinyarwanda, musubiza Ikinyarwanda, nyishyura mu Kinyarwanda. Nza kubona umwuka w'Imana nganiriza mpishurira, ambwira ngo uyu muperezida mushyize mu biganza byawe umusengere, kandi urushirizeho kumusabira
ibihe byiza n'ikirere cyiza, hama marayika ushinzwe kurinda amanywa na nijoro urinda igihugu, marayika arambwira ngo igihugu ntikivuka umunsi umwe, nticyuzura umunsi umwe, ariko ku manywa na nijoro mugiye kubona Burkina Faso mu yindi sura, mu rundi rugendo, mu zindi ntambwe. Uyu muperezida mu myaka aracyari muto, ngira ngo arandusha imyaka igera nko muri 7. Mu by'ukuri rero nagira ngo mbamenyeshe kandi mbatangarize ko uyu muperezida ni Imana yamutoranyije, ni marayika wamuzanye, ntabwo avutse kubw'inyama cyangwa kubw'amaraso, ntabwo arobanuwe n'amaboko y'abanyaburkina Faso, ahubwo ni amaboko y'Imana amurobanuye. Ntabwo uyu muperezida yimitswe n'ukuboko kundi, ahubwo yimitswe n'ukuboko kw'Imana. Ntabwo atoranyijwe ku mpamvu z'amashuri menshi afite, oya, n'ipeta afite riri hasi, oya. Nta nubwo uyu muperezida navuga ngo ni marayika wabishatse, kuko mu busanzwe jewe mu baperezida fana cyangwa se nemera, ndeba imikorere yabo n'ibikorwa Imana igenda ibakoresha, nanjye ngaheraho mvuga nti nubwo uyu muntu adasenga adakijijwe, nubwo uyu muntu iby'Imana atabizi, ariko Imana imukoresheje ibimenyetso, utwumiza, ibitangaza n'ibindi by'umugisha. Reka nanjye ndushirizeho gusengera igihugu cye. Nyuma ye yenda hazaza undi muperezida, cyangwa se hazaza nukomerezaho aho ageze, cyangwa nawe kandi nta nutura nk'umusozi. Ariko nge nahawe impano yo gusengera ibihugu, mpabwa impano yo gusengera abaperezida, kandi ibyo nabihawe mu mwaka wa 2013 ubwo marayika yambwiraga ngo ihute vuba. Nabwo kandi iryo yerekwa niho nongeye kuribona, ubwo ambwiraga ngo ambuka vuba ujye mu gihugu cy'u Burundi, ntujye Tanzania, ahubwo jye Burundi ujye gusenga. Dayimoni ishaka kwica abantu nka kumwe dayimoni yisha abantu mu Rwanda mu 1994 ubwo hakorwaga jenoside yakorewe abatutsi muri 94. ngira ngo niho nanjye nahawe iyo misiyo. Arambwira ngo ambuka ugere i Burundi, nduwiteka uvuganye nawe, kandi nzaguha umugisha, ikimenyetso nguhaye nzaguhuza n'ibwami kwa perezida. Nibyo koko Imana yarabikoze, kiragisubiza, turasengana. Ariko ntabwo ari bo banyakiriye, nashyikiye mu bwiza, shyikira hano ku Ijabe ndetse mu ikanisa y'Abanyakenya. Ngira ngo haciyemo bigeze 2014 mo hagati nko mu kwa gatandatu, niho nabonye invitation n'ubutumire bwo gutumirwa kubwiriza muri Eglise Rocher, ngira ngo cyangwa se kwigisha cyangwa no gusengana n'abantu baho. Mu by'ukuri rero ngira ngo nivuga butumwa bwiza, ubuhanuzi nahanuye bwarasohoye. Ubundi marayika arambwira ngo ugendagenda igihugu cyose, ugendagenda intara zose, kandi nzabana nawe imbere y'ishobora byose kudeshapo. Uwiteka yabanye nanjye muri iki gihugu cy'u Burundi. Shimiye umuntu wese wangaburiye, wampaye indaro. Igihugu naragisengeye, Karusi, Matana, Ngozi, Mwaro, Rumonge, Gitega, Marambya, Bubanza, Kibitoki, Bujumbura Rirare, ngira ngo Kirundo, intara naba ntaragezemo, Nyanzarake, aho hose zaba ari intara ebyiri zonyine zari zikiri intara 18, ariko nizo ntara nazigezemo yenda sinakwa. Bundi naragendaga nkamara 2 jours muri iyo ntara, nkongera nkagaruka i Bujumbura 2 jours muri buri ntara. Marayika tugashingana ibuye ko nta rusasu rugomba kuhagera, nta nkota igomba kuhavugira, nta muhoro, nta funi, bantu ntibazapfe. Mwami Yesu, marayika urimbura cyangwa wica, nta ibirenge bye hano ndahageze ku bwawe. Bantu bakambwira ngo ni impunge, bantu bakambwira ngo ndi maneko y'u Rwanda, ndi nkotanyi. Nafashwe inshuro nyinshi bafatiraho imbundi Burundi, ariko Umwami Imana bana nanjye. Abana nanjye nafatwa n'abahutu bari ku butegetsi bati uyu ni umututsi Kagame yohereje, nafatwa n'abatutsi bati uyu ni interahamwe ikorana na Nkurunziza, hari hakiriho uriya muhisi. Ngira ngo ntabwo jye nigeze mpunga. Bamwe murabizi abo twakoranye umurimo, n'ubu mujya munyandikira imbogisi, harimo abo tugifitanye contacte, abo nagiye mpanurira kujya hanze, abo nagiye sengera. Igihugu cy'u Burundi mbanamo n'Umwami n'Umukiza. Bigeze 2019 umwuka arambwira ngo noneho subira inyuma, hagiye kubaho icyorezo cyitwa coronavirus. Ngira ngo nahise njya ku Kibuye, kuko ariho umwuka yarambwiye ndibobe nkomereza. Ntabwo rero nje gutanga ubuhamya, ahubwo ngarutse mbabwira ko iryo sezerano ryasohoye, kandi risohora ndireba, ndyumva, kandi risohora mu maso hanjye. Koko umwuka
iyo asezeranye ari ijuru rimwohereje gusezerana ntabeshya. Ubuhanuzi bwarasohoye, shimira uhoraho. Nibi ndabihamya ntashidikanya rero ko mu mezi agiye gukurikira, umunsi ugiye gukurikira, nyuma y'amasengesho y'umunsi 8 Imana yampaye, nzi neza ko nzafata selfie nkubwira ngo ubu nuriye indege helicopter ndayifashe nerekeje muri Burkina Faso gusengera iki gihugu. Ngira ngo kiriya gihe ikoranabuhanga ryari ritaraza cyane, ariko ryari rihari, twararikoresheje uko riri. TikTok yari itaraza, YouTube yari iriho ariko atari cyane. Ngira ngo twabikoresheje uko biri. Uyu munsi wa none rero harimo n'ugiye kumbwira uti yucece kukazabimubwira, yucece kukazabivuga byasohoye. Ibaze rero twese tugize ihishurirwa tugaceceka, tukagira iyerekwa tugaceceka, tukagira umwuka w'Imana akadusura tugaceceka, twese ducecetse, ubwo imirimo n'ibitangaza n'ibikorwa bya Kristo mu isi twaba turi guhakana ugukomera no kutitura no guhakana imbaraga z'isumba n'ishobora byose. None rero uyu munsi nagira ngo nkubwire ko ijuru ryadusuye ritwereka igihugu, ridutembereza igihugu. Tugomba gushyigikira mu buryo bwo gushyigikira bene gihugu bacyo, abayobozi bacyo, imipaka yacyo, ikirere cyacyo, gushyigikira intambwe za bene gihugu, kandi kikigobotora, kandi kikava mu maboko y'abagome n'ababisha n'abagambanyi. Kandi iyi mitwe marayika uyisenyera yimanukiye, kandi abateho misile ze ntabwo mpamya ko ari misile nk'iz'isi, koko ntabwo twe twizereye ko Imana ije kwica no kurimbura abo bagome ba Burkina Faso, ahubwo Yesu atanga agakiza n'impuhwe n'urukundo n'imbabazi. Marayika amanukiye muri aba bantu gutatanya uko yashenye uyu munara w'Ibabeli, abantu ntibahuze umugambi wabo ngo kubaka umunara bari bagamije ko wagera mu ijuru. Niyo mpamvu n'aka kanya turi kuvugana hagiye kubaho marayika Mikayeli, hagiye kubaho marayika ugiye gutatanya indimi z'abagambanira Burkina Faso, hagiye kubaho marayika utatanya amaboko agambiriye gusenya iki gihugu cya Thomas Sankara umuhisi. Ngira ngo hagiye kubaho rero ijuru rigiye gufasha Kapiteni Traore kubaka Burkina Faso. Ngira ngo ijuru ryemeye inkunga, ritanga ubufasha, rimwohereje nk'umucunguzi, rimwohereje nk'umutabazi, rimwohereje adaturutse ku bushake bw'umugabo n'umugore. Nk'uko wabibonye rero kuri iyi foto, ngira ngo nge twicaye nabonaga Kapiteni Traore n'umugore we nanjye. Ngira ngo mbona marayika nanone ari kwandika ku gikuta ibintu bigomba gukorwa muri uyu mwaka ndetse n'uzakurikira. Mbona urugendo rutangiye, mbona urugendo rukomeje, haleluya. Mbona umwami Imana arimo anyereka ibintu bigiye guhindagurika, anyereka ipfu zigeze mu 8 Imana imusimbukije muri uyu mwaka, ariko ambwira ngo ufate amasengesho y'imisi 8 ukemeye, wirukane, usenye, usangangure, urimbure aba badayimoni. Hama umugaragu wanjye kandi umukozi wanjye ngiye kumuha agakiza, nzamubatiza mu mazi menshi mubatirisha umuriro. Uyu nguyu ni ngewe umushyizeho kugira ngo ahindure ibintu. Koko uyu nguyu agiye kuzabwiriza, agiye kuzahanura. Haleluya. Uyu nguyu agiye kuba umwe mu baperezida bazifuzwa, bazandikwa mu bitabo no mu mateka bidasanzwe. kandi uyu nguyu, haleluya, n'ubu ngubu nyine mwihangane, niko bigenda. Twebwe ntabwo duceceka, ahubwo icyo umwuka agutegeka ugikore. Uyu ni umukozi w'Imana uhoraho yimitse kandi amwimikishije amavuta, Kapiteni Traore. Ndabizi neza ko ntawe uhanura iwabo, kandi ururimi tuvuga ushobora kutagumva cyangwa wanagumva ukumva rurarura, kumva ruranasharira. Ibikorwa byose by'umwuka wera muri ho hakaba umwijima wo kubirwanya no kubititura. Narababwiye ngo iyi ni cano y'ivugabutumwa, ni cano yamamaza ubutumwa bwiza n'ibyururutsa amahoro. Sindi umuhanuzi w'ibyago ku gihugu. Perezida yaba mwiza yaba mubi, abantu baba beza baba babi, nta nyungu irimo guha abantu shitani. Ntabwo ndi umuntu wo gufata ibi biganza ngo mbwire shitani ngo nkuzaniye abucoshomera jamais. Ahubwo abantu bose tubabwira ngo ni mwihane, ko ku bwami bw'Imana burabegereye. Ngira ngo mu bihe bya nyuma uyu mugabo Kapiteni Traore, ngira ngo
we afite ijambo rimwe, afite intego imwe, muri we ubwenge bugiye kugwira, muri we imbaraga zizagwira, igitinyiro n'igikundiro bigiye kugwira muri we, ineza y'Imana igiye kugaragara muri we, ubuntu bw'Imana bugiye kuboneka muri we. Cinaragwana ribarikiwe. Ngira ngo ubu butumwa nyirabwo rero arabujyana aho agomba kubujyana, si ubwanjye, sinicaye aha ku bwanjye, nicaye aha ku bwanjye navuga iby'inyungu zanjye. Haleluya, haleluya. Wowe rero udukurikiye wicaye umwanya ungana n'iyi minota, uri bwicara undi mwanya urenze uyu, uri butegura umwanya wo kumva ubu butumwa uburangize. Ese umugabane wawe ni uwuhe? Ni uyu nguyu turinjiye. Haleluya. Ibi birakureba, nanjye birandeba. Mu by'ukuri rero reka duhezagire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Amazi ntakiri yayandi. Haleluya. Nagira ngo ntangarize umuntu Uwiteka yavuganye nawe. Hari ikiganza kiruta ibiganza byose cy'Umwami Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo nuko ngo marayika ufite imfunguzo z'umurwa, ijambo ngiye kukuzanira ni ijambo ryitwa urufunguzo rw'umurwa. Akira urufunguzo mu izina rya Yesu. Akira urufunguzo mu izina rya Yesu Kristo. Akira urufunguzo ukingure. Akira urufunguzo rukwinjiza aho ugomba kwinjira. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Maze kandi winjire mu murwa, ntukingure mu ntara cyangwa ruguru. Haleluya. Ntube umupeyiza, ahubwo uzuba umuntu uri bukingure mu murwa. Kandi uyu murwa ni Imana igiye kugukingurira. Umurwa bisobanuye ibyishimo, kuko umurwa uberamo ibirori. Umurwa ubamo abakomeye. Umurwa ubamo ibyiza byose by'igihugu biba mu murwa. Ariko ibyiza byose by'igihugu ntabwo biba mu cyaro cyangwa se mu ntara. Ibyiza byose by'igihugu biba mu murwa. Abanyabwenge, abakora imikino itandukanye baba bari mu murwa. Nagira ngo ntangarize amatwi yawe ari kumva. Nagira ngo Uwiteka ahwejeshe amaso yawe ari kureba iyi video. Nagira ngo Umwami Imana akore ku kanwa kawe gakurikiranye mu izina rya Yesu Kristo ubu butumwa bwiza. Ndatangaje akazi kaboneke, kuko urufunguzo Yesu atanze n'urw'akazi. Ndatangaje mu izina rya Yesu Kristo ineza y'Imana, imbaraga z'Imana, ubutware bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umucunguzi. Wowe udukurikiye ku Mbabazi TV gatatu, Imana igutura umutwaro umaze igihe wikoreye. Imana iguhe gutambika aho umaze iminsi uhagaze agasozi kakubanye agasozi. Imana iguhe kubyara inda y'amasezerano wazingiweho ukazenguruka ubutayu ukaruha. Mu izina rya Yesu Kristo isezerano nirisohora. Niba hari icyo Imana yanyuze mu nzozi ikakubwira, mu ijambo no mu iyerekwa n'ishurirwa n'ahandi, Umwami Imana asohoza ijambo ry'ubuzima kuri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu yambaye ubusa ku bwawe. Yesu yageze ku bashonje arabagaburira. Yesu yageze mu barushya arabaruhura. Yesu yageze mu mudugudu shitani atwaza igitugu. Hari igihe uburwayi bugutwaza igitugu, hari igihe ubukene bugutwaje igitugu, hari igihe ibigeragezo bigutwaje igitugu bigucundisha ikoba, hari igihe ibigeragezo biri gutuma usya ku rusyo, hari igihe ibigeragezo biri gutuma uhahira kure, bimwe umuruho uvuga ngo urakavoma kure, urakagwa ishyanga. Hari igihe ibigeragezo biri kukwambika ubusa ku musaraba uri kubambwaho, hari igihe ibigeragezo biri kugucunaguza, hari igihe ibigeragezo biri kukunywesha inzoga, hari igihe ibigeragezo bigusambanisha n'amatungo n'abantu, hari igihe ibigeragezo biri kukwiyahuza, ukarara wiyahura, ukarara wiyica, ukarara winiga, hari igihe ibigeragezo biri kukubagisha inkota, hari igihe ibigeragezo biri kugushwanyagurizaho umwenda nka kumwe Yesu byagenze, hari igihe ibigeragezo bikwambitse rugabire imyaka ntashobora kubara, hari igihe ibigeragezo biri kutuma shitani akubwira ngo ndamya niho nguha, hari igihe ibigeragezo biri kukubwira ngo simbuka baragusama, hari igihe ibigeragezo biri kukunyuza mu nzira y'amahwa, hari igihe ibigeragezo biri kugejeje mu butayu aho wari uriwe n'inzoka, hari igihe ibigeragezo bitumye wihakana Musa pasitoro wawe cyangwa inshuti cyangwa umugabo cyangwa umugore cyangwa abana. Ibi bigeragezo hari ijambo ryabinesheje, hari ijambo ribitegeka, hari ijambo ryabitsinze, hari ukuboko kuruta ayandi maboko
amaboko yose, hari intambwe iruta izindi ntambwe zose, hari ubutware buruta ubundi butware bwose, hari ubwami buruta ubundi bwami bwose, hari ijambo riruta andi magambo yose y'umwami wacu Yesu Kristo. Ihangane, ihangane mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibigeragezo byaritse ku buzima bwawe bigutega umutego nk'uw'ikitangurirwa, hari igihe ibigeragezo ku buzima bwawe byaboshaboshye birabohaboha biguhindura undi muntu, isura birayihumanya. Kandi ibigeragezo ntibigutinya nubwo waba uri i Burayi, ibigeragezo ntibigutinya nubwo waba uri muri Afurika, ibigeragezo ntibigutinya nubwo waba uri muri Amerika. Ibigeragezo byabonye aho byinjirira, ariko mu izina rya Yesu Kristo turakinguye ku bwa Kristo Yesu. Ondoka daimoni, kimbia kwa jina la Yesu Kristo. Ondoka shetani katika jina la Yesu Kristo. Hewa mbaya kwa jina la Yesu Kristo turaneterarisha, tunavunja nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Turatangaje ukuboko kwanesheje shitani, turatangaje ukuboko kwanesheje umubiri, turatangaje ikiganza cyanesheje isi, turatangaje imbaraga z'izindi mbaraga, turatangaje ukuboko kwabohoye Pawulo na Sila wowe uri mu mpimba, turatangaje imbaraga zakuye abarwayi mu bitaro barwaye bugufi cyangwa burebure, turatangaje imbaraga zagaburiye mu izina rya Yesu Kristo inyoni zitabiba zidahinga, turatangaza ukuboko gusumba andi maboko yose mu izina rya Yesu Kristo. Uko kuboko kwahaye abanyabwenge kugira ubwenge, nagira ngo ngutangarize, nagira ngo nkubwire udukurikiye, nagira ngo tuvugane wowe unkurikiye mu izina ry'umunyanazareti, mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bagukoreyeho ubufindi igihe kirekire, abadayimoni baragufashe barakupfakaza, abadayimoni bakwishe agashinyaguro, ibyawe babihindura nk'ayifundi igira ibivuzo, abadayimoni bambaye isura yawe bambara uruhu rwawe, ariko mu izina rya Yesu Kristo wanesheje ukuzimu turatangaje shindwa shetani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Turatangaje toka hewa mbaya kwa jina la Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Kubwo Yesu Kristo wanesheje, kubwa Yesu Kristo watubambiwe, kubwa Yesu Kristo waducunguje amazi n'amaraso y'igiciro. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu ni umukama waduhezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Natwe turaguhezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byawe bireba imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yawe akore mu izina rya Yesu Kristo. Uruhanga rwe rusubiremo amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Amatwi yawe yongere yumve inkuru nziza mu izina rya Yesu Kristo. Wongere uhumeke oxygeni y'ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wongere utere by'abazima mu izina rya Yesu Kristo. Wongereze wose umugisha w'iburyo mu izina rya Yesu Kristo. Umugongo wongere uhekwa umurimo w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwawe bwongere bube buzima mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amabere yonkeje ntabwo wonkereje shitani, kandi umugongo wahetse ntabwo wahekeraga Satani, kandi akanwa wavugishije uvuga ibyiza n'ibigororotse, ntabwo wavugaga imbaraga mbi, wavugaga umwami n'umukiza w'ubugingo ndetse bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo nkubwire ko ari wowe usumba byose, ushobora byose muri Kristo Yesu. Yesu niwe ushobora byose, agasumba byose muri wowe. Nagira ngo nkubwire ko umugabane agufiteho n'uw'ubugingo. Yaduhaye umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo akadupfira. Izaburute kumuduhana n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Iyi ngiyi ni yera, ibana n'abera, igendana n'abera mu izina rya Yesu. Uyu nguyu niwe usumba byose, ushobora byose. Uyagiye kukurwanira, uyagiye gukora ku buzima bwawe, uyagiye kugenda ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyagiye kukubohora, uyagiye kukubohora. Abohora amaboko, yabohora intambwe zawe. Akira ubuzima rero, akira amahoro, akira ubugingo, akira agakiza, akira umugisha, akira amahoro, akira isezerano mu izina rya Yesu. Reka risohore. Umva ibyururutse umutima, ryamusinzire. Va mu nzozi mbi z'ikuzimu, va mu nzozi z'abadayimoni, va mu kuzimu, va mu bibazo, va mu ntambara mu izina rya Yesu. Akira ineza y'ushobora byose, usumba byose.
nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubazisha indirimbo nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubazisha indirimbo nti Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi, nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Haleluya. Ndabahaye ikaze mu izina ry'Umunyanazareti. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Ni imbabazi twagiriwe n'Imana. Iri zina niho riva, ni mu mbabazi Kristo yatugiriye. Kuba nicaye aha, kuba mvuga ibi, kuba nduyu, kuba nawe unkurikiye, kuba unyumva, ni imbabazi, neema ya Mungu. Haleluya. N'ubuntu bw'Imana. Ngira ngo rero reka ngaruke, ngira ngo Afrika yose abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ariko mwese murarwumva iyo mwumviye Imana. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, iyo Yesu ategetse byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Ngira ngo mu buryo bumwe n'ubundi mbwira umuntu udukurikiye, umugabane wa Afurika twikirize ngo amen. Abumva ururimi rw'Ikirundi tuvuge ngo haleluya. Iyi ni inkuru nziza, ni inkuru nziza kuva nakwicara kuri kamera nibwo bwa mbere ngiye kuvuga inkuru nziza ishimishije, inejeje. Ni inkuru nziza iri buhimbare Abanyafurika. Yego, haleluya. Marayika yamanutse, ijuru ryatangiye kohereza abaperezida. Ijuru ryatangiye kohereza abaperezida. Haleluya. Ubu tuvugana perezida wa mbere yamaze kugera ku mugabane wa Afurika. Muri Afurika perezida wa mbere yahageze. Ijuru ryohereje. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Tuvugira mu mwuka, niyo mpamvu kubyumva bigora abantu, ariko turabivuga. Mungu asifiwe. Haleluya. Kandi Imana imwishimira. Navuga ngo sinzi uko bisa. Umuririmbyi yaravuze ngo sinzi uko nabivuga, ubaka kanya tuvugana. Umwuka arambwira ngo nkumenyeshe, nkutangarize ko muri Afurika perezida wa mbere ijuru ryishimye ryohereje igihugu kimwe cya Murusi. Ubwo Burundi mutegereze namwe mugiye kuronka. Haleluya, 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 haleluya. Umwuka w'Imana aranganiriza arambwira ngo sengera igihugu cyose cya Burkina Faso. Koko umwanzi hari dayimoni
hari dayimoni ikomoka mu mugabane umwe ntavuze. Nabonye imigabane igera muri 2 ifite imbaraga mu gusenya no mu kurimbura ubutegetsi bwa Abraham Kapiteni Traore. Mbona umwuka w'Imana ambwira ngo noneho nagira ngo nkwereke ingabo zigomba kurinda ikirere cya Burkina Faso, nkwereke ingabo zigomba kurinda isi cyangwa se ubutaka bw'igihugu cya Burkina Faso. Nagira ngo nkwereke, uhwejeshe amaso yawe, nkwereke imbaraga n'ingabo zigiye kurinda amazi cyangwa se mu nyanja cyangwa se mu biyaga n'imigezi bya Burkina Faso. Uwiteka arambwira ngo aramwimanye, aramwimanye, aramwimanye. Benshi barahize, abandi bakubita agatoki ku kandi, abandi baragahonda, baravuga ngo ubyuke njyame ubipusi mbimbeba, ariko nta hantu muzamukura. Haleluya. Nta hantu, ntaho muza kumukura. Ngira ngo rero nabonye uburinzi bukomeye cyane muri Burkina Faso. Mbona ijuru riramushyigikiye. Mu busanzwe ntabwo ari umwizera muri twe, ariko Yesu mu mikorere ye, ntabwo Yesu Kristo atanga agakiza ku bagafite agaha abatagafite. Ntanakorana n'abakijijwe mu buryo bwo guhanura cyangwa bw'ubupastoro, kuko na Yesu ajya kuvuka ntabwo yavukiye mu baherezi cyangwa mu batambyi cyangwa se mu bakozi b'Imana mu buryo butandukanye, ahubwo yavukiye i Bethlehem ku mubaji utari umuhanuzi, utari umuvugishwa, abariho avukira. Ngira ngo rero n'umugisha wowe uri umunyagihugu uri kunyumva aho uherereye hose. Byibaze nawe niba Yesu yabyemera akavuga ngo mbahaye perezida, mbahaye perezida. Umva icyo gihugu ijuru ryimikiye perezida. Haleluya. Ngira ngo niba hari isezerano ufite uri umwene gihugu ahariho hose, kuwiteka azabimikira perezida. Uwo ntabwo aba ari perezida w'inyama n'amaraso nk'uko tubivuga muri siyanse cyangwa muri politiki, ahubwo ni perezida Dawidi uwo nguwo. Haleluya. Ni perezida Dawidi. Haleluya. Uwo ni perezida ubuje yoherejwe n'ijuru. Ubutaka buramwumvira, ikirere kiramwumvira, umwene gihugu wese arasinzira kandi agakanguka aririmba hoziyana. Koko ahanini koko uwo ni umugambi w'Imana. Noneho rero birababaje iyo perezida atari Imana imushyigikiye, imwimitse. Ujya ibumoso bikajya iburyo, wajya iburyo bikajya ibumoso, ibintu bikagugora, bikamera nk'ibyuma bigenda nta mavuta cyangwa bikora nta mavuta. Ibyo bintu biba bimeze nko gusya ku rusyo, kandi haraje imashini zishobora gusya amatoni n'amatoni mu masegonda. Ibyo bintu biba bimeze nk'umuntu ugenda urw'amaguru ashaka kwambuka inyanja. Nagira ngo nkumenyeshe rero ko umugabane wa Afurika perezida wa mbere amaze gutangazwa n'ijuru, yitwa Kapiteni Ibrahim Traore. Uwo ijuru riramwishimiye. Ndabizi ugiye kuntera amabuye, unangwanye, unanyanke, kugira ngo ibyo nivangirwa, ibyo sihishurirwa, siyerekwa. None ngiye mbikoreho iki? Mbikoreho iki? Ubuhanuzi bwemerwa busohoye, ariko igihe kitari iki, umunsi utari uyu, uzambona mu ndege cyangwa umubone mu Rwanda. Ntugire uko uvuga ngo minisitiri naka ngo azabijyamo ngo aduhuze, ngo perezida naka ngo ubwo niba uzabijyamo, cyangwa ngo hari indi gahunda yindi. Nta gahunda n'imwe. Uru ni urugendo rwo mu mwuka rutangiye, rw'amasengesho, rwihishurirwa n'iyerekwa
Imana yampaye mu burenganzira bwayo, sengera igihugu cya Burkina Faso, sengera umugabane wa Afurika, sengera Afurika y'ubumanuko, y'ubuseruko n'iy'uburaruko, sengera ibi bihugu. Yesu ari kuza muri Afurika nshuti yanjye. Yesu azanye amahoro ku mugabane wa Afurika. Iki kiganiro ni ubuhanuzi gusa, yenda harajya haca ni ubuhanuzi ariko nyuzamo yenda nkasigura nkanasobanura, ariko Yesu yaje ku mugabane wa Afurika. Nushaka utega amatwi icyo nzi cyo, ibintu bigiye guhindura isura. Kandi Yesu buriya Burkina Faso uriya ni butini irose, nibyo ko niko kuri. Buriya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, uyu muperezida ni umuperezida w'intwaro udasanzwe. Putin, ngira ngo ku bwa Putin Korea ya ruguru iriho, ku bwa Putin Iran iriho, ku bwa Putin cyangwa se ku bw'Uburusiya, reka mvuga uko ku bw'Uburusiya hari ibihugu byinshi byashoboye gutunga intwaro za kirimbuzi. Mbivuga uko nubwo ntacyo zimariye umuryango wa Gikristo, ariko buriya nagira ngo nkumenyeshe ko igihugu iyo gikize, gifite iterambere, gifite uburinzi, n'abene gihugu mugira ubuzima bwiza, ubuzima bwiza. Ubu ngubu yaba South Africa igifite intwaro za kirimbuzi, ntabwo umugabane baba bawufata nk'uko nguko bari kuwufata. Ariko kubera ko umugabane bawukoroneje, n'ubu bakiwukoroneza bakawushyira mu gatebo no mu nkangara bagapfundikira, byatugizeho ingaruka, byatugizeho. Ninde utakunda umugabane we? Ninde utakunda igihugu cye? Ninde muntu utazi agaciro k'igihugu cye? Ngira ngo aho nabaga nishyuraga amadolari 750 ya buri mwaka, ni 1,500,000 y'amanyarwanda. Ubu zaba bigeze nko muri 2,000,000. Ubwo se niba uba mu gihugu wishyura 2 miliyoni cyangwa 3 miliyoni ku mwaka, wagize ngo ubwo ni ubuntu bw'Imana? Ibyo ni ibigeragezo. Wagize ngo kubaho utonda muri migration buri mwaka ujya gusaba visa, cyangwa se mu myaka 5 cyangwa imyaka 10 bitewe n'imiterere y'igihugu, wagize ngo ubwo ni ubuzima? Niyo mpamvu iyo uri mu gihugu cyawe udushima Imana, kandi abatari no mu bihugu byabo namwe turabasengera Imana ibahe gutaha mu bihugu byanyu. Imana ahubwo ihashyira ubuzima, ihubaka ubuzima. Nari ngarutse rero kukubwira ko bifite umumaro. Natwe rero ubu tugize abaperezida mu bihugu 54 bigize umugabane wa Afurika, tugize abaperezida nibura 20. Urumva ko icya kabiri ntikiruzura. 20 bari mu mugambi w'Imana. Afurika irakize, Afurika irakungahaye muri byose, kandi Afurika kora ku nyanja. Afurika ifite amabuye y'amoko yose, ifite inyamaswa z'amoko yose, ifite ibimera by'amoko yose. Afurika medicine ntitwakabaye tukigura imiti Burayi ihenze, kandi twebwe ahubwo dufite ibiti. Nta giti na kimwe muri Afurika kitari umuti. Ntacyo igiti cyose uzabona gifite icyo kivura. Nuko gusa ubumenyi ni buke, ubucukumbuzi n'ubuvumbuzi ni buke. Amazi yo muri Afurika ni hakeya uzabona amazi yo muri Afurika utabasha gukoresha. Menshi nka 90% amazi yo muri Afurika uyanywa nta zindi ngaruka zindi ari bugutere, ari mazima. Urumva rero ni umugabane mwiza mwiza mwiza. Uwiteka uramburira ikiganza cy'umugisha, awurinda intambara. Hari abantu ngo biteguye intambara, n'abandi bantu biringiye ko ibibazo bye bizakemurwa n'intambara. Oya vrema, ntukanabe. Ninabi yizaza ari giturumbuka. Mpamenya ko yabizaba
nge nayimenye namera nka Aburahamu nkabibwire se umukristo umwe uri muri iki gihugu ni byiza ko haba intambara, ntabwo watubabarira ngo dukore ibyo dusabwa. Uraza rero uvuge ko mvuze nabi, ariko ni uburenganzira bwawe. Ariko short, Abanyafurika felicitation, Abanyafurika bravo, Abanyafurika amahoro y'Imana, Abanyafurika umuhezagiro w'Imana. Ubwo mugiye kumbwira nanjye nka wa mupasiteri igeze abwira Manudi ngo nzagenda mvuga uruhe rurimi, nzajyanwa nande, nzagenda mvuga Ikinyarwanda, kirampagije, nzavuga Ikirundi rwose kirampagije, nzagenda mu Kirundi kiza ukuri kwamye mu gitondo cyangwa habe saa sita z'amanywa cyangwa habe mu ijoro, mubwire ngo Yesu Kristo nashimwe. Cyakora n'igiswahili n'ikinyafurika nagiye ururimi rwose rw'urunyafurika narukoresha nkumva ndishimye ndanezerewe. Ntabwo rero najya gusura Kapiteni Traore ngo njyane Igifaransa n'Icyongereza, jamais. Tuzaganira mu rurimi rw'urunyafurika, kandi ishobora byose, ishobora gukora igitangaza, nkurira indege nkajya kuganira na Kapiteni Traore, mpamya ko icyo gitangaza kimpa n'ubushobozi bwo kuganira imirimo n'ibitangaza y'Imana ku mugabane wa Afurika. Uyu mugabane wa Afurika rero umuntu uwukunze ni gute Imana itawukunda. Perezida Imana itoranyije ninde wamwanga, ninde utamukunda? Perezida Imana yimitse ninde muntu watinya kwikorera igiseke ngo akimushyire? Ninde muntu utakemera gusengana nawe? Hama Imana yaduhaye ubwenge yongeraho ubwenge. Ntabwo turi abahindurwa n'isi n'umubiri na Satani nk'uko umwanzi abyifuza. Yajye ntabwo ndi umuntu Shitani abwira ngo ndaguha ubutunzi undamye, ntabwo ndi umuntu dayimoni bwira ngo noneho ngo doke ngo vraiment ngo jiske ngo kame. Oya, nje ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose kugeza gupfa. Nje ndi umukristo uko ndi kose, ko kubu sigaye nkunda Kristo, icyatumye apfa yazize njewe, ndabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize jewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Nje ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Haleluya. Iyo ndirimbo tuzayiririmba tuyirepete ku manywa. Nzamwibutsa ipfa Imana imusimbukije z'Abanyaburayi n'Abanyamerika, nzamwibutsa ipfa Imana imusimbukije z'akagambane k'abahombye amafaranga n'amabuye, kuko abahiga Kapiteni Traore ntabwo bamuhiga kubera ko bamwanza, ahubwo bamuhiga kubera ko abangamiye inganda zabo, abangamiye inyungu zabo, abangamiye inda zabo. Ariko mu by'ukuri nta muntu utagira igihugu yavukiyemo, nta n'umuntu ukwiye kuba yahorwa yazira ko akunze igihugu cye cyangwa se yemera igihugu cye. Kandi kwemera igihugu cyawe si ubutaka kuba wemeye no kwemera bene igihugu, hama no guharanira inyungu zabo. Amen rwose. Ubwo rero ntabwo ubu ngubu ngiye kwinjira mu murongo wagutse, menya amazina y'intara ntayo narinzi, ariko hari urupapuro ndi busome ijuru ryampaye menye izi ntara
za Burkina Faso, menye abayobozi baho abato n'abakuru. Ubu mbese marayika agiye kumpa amakuru y'iki gihugu, ngisengere nkibona nkizi, ndetse anyigishe n'ururimi rwaho kugeza ubwo umwuka w'Imana azampa umugisha mu buryo bumwe n'ubundi, tukaganira mu rurimi rwabo rutari urunyamahanga. Haleluya. Kandi niba koko ari umwami, ari ijuru ryabishimye rikabitegeka, nge nizera ntashidikanya, nizera ntashidikanya mu buryo bumwe n'ubundi ko iyabikoze ibyo, nta vangirwa ririmo, nta kujijwa kurimo, nta kuyoba kurimo, nta guhuzagurika kurimo, nta kinyoma kirimo. Ntabwo Imana yampa umugisha wo gusengera igihugu ngo inyime ururimi rwaho, inyime ubushobozi n'ubumwe. N'ubwo butumwa ntabwo bushobora gutangirwa butageze aho bugomba kugera. Ikiganiro cyarebwa n'abantu 100, cyarebwa n'abantu 50, cyarebwa n'abantu 10. Muri abo 10 harava umwe cyangwa haravamo umwe ugomba gutwara ubu butumwa, akaba marayika, akabugeza aho bugomba kugera muri Burkina Faso kwa Thomas Sankara. Ndumva biri kuza. Ubwo urumva nawe ni umuhisi, ni umuganwa wahoze akora imirimo. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu by'ukuri rero hari n'ibindi bihugu bitandukanye bifite amasezerano ko Imana izabiha umugisha, umugisha wongeyeho umugisha, ku buryo inka ibyara inkenye, umuntu akabyara nta sezeriyene, mwumbati ukera imyumbati 10 veni, giti cy'imwembe kikera ikamyo y'imyembe, izinga ry'ikiyaga ukajya ujyana samutrera, amafuso, amabene, amadipine, gupakira amafi cyangwa indagara. Ubwo nibwo buzima Uwiteka yabahaye, ubwo nibwo buzima Imana yatanze. Haleluya. N'ubuzima mugomba kurya mugasigaza, n'ubuzima mugomba kunywa bitari imvaruganda n'amadetani, n'ubuzima mugomba kubamo mudatunze indwara nyinshi bimeze nk'ubu. Ngira ngo rero turi kujya mu bwiza tujya mu bundi. Ngira ngo rero abiteguye mwitegure, amatunda yo muri Edeni yahumuye. Abaperezida batangiye kumanurwa nijoro, abaperezida batangiye kwimikwa nijoro, abaperezida batangiye koherezwa nijoro, abaperezida batangiye gukoreshwa utwumiza. Ubu noneho rero ikanguro naryo ryaje. Ngira ngo rero umweyo n'umukubuzo nabyo biri mu bihugu bitandukanye, ariko dushimiye. Haleluya, haleluya. Ubwo rero turaje twinjire duhangane n'ibigirwamana n'utumana n'amashitani n'abapfumu n'abarozi bo muri Burkina Faso. Dusenye, dukubite umuzimu, turimbure, dusangangure, tumeneshe, tumenenganishe mu izina rya Yesu Kristo. Tuvuge ubutumwa bwiza, twamamaza ubwami bw'Imana. Ngira ngo uko bizagenda kose, kiriya gihugu bura kirimo abakizwa benshi, kirimo abakristo benshi, kirimo ahantu hagiye kuzaba ivugabutumwa ritangaje riri ku rwego rurerure cyane. Koko ahantu marayika arinza njyana, arinza mpishurira, arinza nyereka, ni uko ijuru rihafite umugambi, rihafite umurongo wo kugira ngo abantu bahinduke abera n'abezwa n'abakoreshwa utwumizwa n'ibimenyetso. Haleluya. Buriya muri Burkina Faso mugiye kuzabona ibimuga bihaguruka. Ntabwo marayika yabaje mu gutanga perezida gusa. Iyo perezida atanzwe nijoro habonekamo ibintu byinshi. Haleluya. Buriya mugiye kuzabona sida ziva mu bantu, kuko y'Imana yishimiye igihugu habimo ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza mu mirimo n'ibitangaza by'abavugabutumwa. Ngira ngo ubwo Isilamu izabayo iri kurangira buriya mu muhamagaro no mu ntego no mu mugambi w'Imana. Burkina Faso Isilamu izagenda imanuka, ahubwo hazamuka ubukristo. Ubwo rero n'umusilamu ntanyumve nabi, ariko
Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Umwemera amen, utamwemera kazi yake. Kila mtu na kikapu chake. Mungu atuhurumie, atusame. Imani turebera aho, imani turebera aho tutareba, imani turebera aho, imani turebera aho tutareba, imani kurebera aho, imani kurebera aho tutareba, kobwi barebera aho, imani turebera aho tutareba, abaperezidi barebera aho, imani turebera aho tutareba. Mu mugabane wa Afurika mubone intwaro zigezweho. Intwaro ninzivuga zisobanuye iki? Petero yigeze agendana na Yesu afite inkota mu rwubati. Iyi nkota ntabwo ari uko Yesu atari afite ihishurirwa niyerekwa ngo abone ko iyo nkota ihari. Oya, ni ibintu biba biraho biturinda ibisambo n'abambuzi, ntabwo ari ibintu bizaturinda ngo birinde ubugingo, birinde igihugu. Ntabwo imbunda zirinda igihugu, ntabwo ibitwaro bihambaye ku rwego rukomeye cyane, amamisire, plastique n'ayandi, satani rimwe cya satani kabiri cya satani 10, ntabwo ibyo ari byo birinda igihugu. Biriya bintu biba mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo abene gihugu batizera badakijijwe babeho mu mahoro batekanye kuko bizeye ibyo. Ariko mu busanzwe atarinze abarinzi barindira ubusa, adataramye abataremyi bataramira ubusa. Bihari nk'iriya nkota Petero yagendanaga inyuma ya Kristo, ari nayo yakebesheje ugutwi umuntu Yesu akagusubiza. Ntabwo iriya nkota ari yarindaga Yesu, iriya nkota nigeze irinda abigishwa. Ku ngufumani Petero, Simone ntiyigeze arinda Yesu, ahubwo kwari ugukanga ibisambo n'abambuzi n'abatizera n'abatemera, kugira ngo abantu babone amahoro n'agahenge n'agahenge, kugira ngo ubuzima bwendereye kandi ubuzima bukomeze. Uri kunyumva neza aho uri kuntahura? Ntabwo rero Afurika Imana ntabwo izayiteza imbere ngo izamure twihaze mu biribwa, twihaze mu byambagwa, twihaze mu buvuzi, twihaze mu bujyanye n'ubumenyi nk'amashuri, muri siyanse n'ibindi, mu rwego rw'uko ibyo bintu umumaro wabyo ni muto cyane. Ngo kuko umwitozo w'umubiri ugira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana kukagira umumaro muri byose no muri byose. Ubwo nta n'ikindi nakongeraho, ni muri byose. Uyu munsi wa none rero marayika wantembereje Burkina Faso akampa kuvizita no gusura igihugu cya Burkina Faso, kwari ukugira ngo nge nakivuga meza, navuga imirimo n'ibitangaza abo Yesu yankoresheje biriya na biriya. Nicaye hano ku bw'ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana, ijuru riba ryadutekereye ngo tubibazanire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yego, harimo rero ibyo tuvuga nibyo koko, muri byinshi no muri bike bikaba bihengamye cyangwa bigororotse mu matwi yawe cyangwa ku mutima wawe. Utubabarire, utugirire impuhwe n'urukundo n'imbabazi. Reka nanone dufate umunota wo kugira ngo dusenge, hama ubwuka w'Imana adushyigikire muri iri jambo Imana yaduhaye tugomba gutangariza isi. Ndagushimiye Uhoraho nyene ngaba Imana, wimitse perezida wa mbere wayoboye isi witwa Adamu. Ndazi neza ko nyuma ye nta wundi uhari uretse wowe Mwami Yesu, wabaye Alpha uba Omega. Hama rero kuboko kwawe turagushimiye kwibutsa umugabane wa Afurika, by'umwihariko ukibuka Burkina Faso, ukibuka Burundi ndetse n'ibindi bihugu. Mu izina rya Yesu Kristo, umuremyi n'umucunguzi, wabambwe rimwe kandi igitambo cyawe kikemerwa. Ubu butumwa si ubwacu, ntitubuvuga ku bwacu, bushyire nyirabwo kandi burafasha. Mu izina rya Yesu Kristo, umuturage kuva ku uyoborwa kugera kuyobora, kandi bifasha imitima yabo. Kandi ibi bintu byose nizeye ko ari uri bubisohoze mu kuri no mu rukundo. Mpamya rero ko nyaguhora ku ngoma
twebwe turi inyama n'amaraso, amazi ameneka ntayorwe umukungu gutumuka. Niyo mpamvu rero niringiye ntashidikanya ko umwanya wose ugiye kwicarana natwe kuri kamera, duhe kuvugishwa n'umwuka n'umuriro, kandi utuyoboze ijambo ryawe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Reka twinjire mu munota wo guhezagira abantu bakurikira ubutumwa bwiza bakanadusengera banabusengera, kugira ngo iki jambo risohoreye cyangwa se igitumye Imana ivuga inabiherekesha umwuka n'umuriro kandi bisohore. Haleluya, haleluya. Reka dusengane Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu, ntabari njye uvuze ni wowe uvuze. Ndagushimiye Data, umuntu urangije iki kiganiro ntabwo akirangije kugira ngo habe biriya, akirangije kubw'ubutumwa bwiza. Nanjye ndasenze uyu muryango mugari Imbabazi TV gatatu n'abandi ntazi, abazaza n'abaje turabigushimiye. Mu izina rya Yesu Kristo ubahera ubuntu, ubahera ubuntu, ubahera ubuntu, ubahera ubuntu, abo ukunda ubahera mu nzozi. Niba yagutumbereye ntabone isura yanjye, ntabonege, ntiyumve njya kumva wowe, ngaho umushimira ahamubabaza. Kandi mu izina rya Yesu Kristo urasa hari umwanzi we, ngaho usoma urwandiko ruri ku mutima we urusomere kurusubiza. Nkweretse impapuro banditse, nkweretse mu izina rya Yesu Kristo kuniha no gutaka kwabo, uko wibutsa abanyayisirayeli nabo bibuke, uko wafashije mu izina rya Yesu Kristo abayuda n'abayudakazi n'aba ngabo batabare. Ndagushimiye ko utanze amahoro n'umugisha n'umutekano, kandi kudushubije amasezerano kabo yashohoje, kandi imirimo n'ibitangaza ukoze tuvugije impundu n'amashimwe, twubamye hasi mu izina rya Yesu Kristo. Duteye intambwe tugana mu nzu yawe, hamwe wagiye udusezeranira mu cyumba cy'amasengesho, mu rusengero, mu butayu hatandukanye, wagiye uvuganira natwe, ndetse na hano ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bugomba kugera i Samariya ndetse n'i Yudaya. Urakoze Mwami Imana kuko uzi imirimo n'ibitangaza. Ndagushimiye ko utwumvishije kandi ubikoze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mugire ibihe byiza aho bwije n'aho bukeye, turabakunda cyane, amen. Ciao ciao, shalom shalom.